muhoza hari abantu bafite yandikira nubwo ari igihe yandikira ariko ufite n'abandi yandikira kandi ntabwo bikorera ku muntu nta mafaranga ahubwo n'abantu bose bifuza kuba icya mbere ni ugushaka guhereza abanyarwanda ibintu byiza ntabwo ari ukuvuga ngo njyewe mfite ijwi gusa nzajya ngenda ndirimba ibintu nyine biri aho ariko niba mbona umuntu ufite impano yo kwandika gute se namubwira ati nyandikire hari abantu benshi bazi kuririmba ariko ugasanga imyandikire iri hasi ukumva ariko ntabwo nta muntu wishobora biba bisaba ko mufatanya mwese so rero kuba bidutunze byo birabatunze abasizi bigomba kubatunga kuko baba bafite impano ikomeye wari uhereye kuri oti yawe uti wowe na umuhoza birabatunze oti yawe umurebeye ko biragaragara ko bimutunze kandi neza bari bageze ku rwego rwo kuba parika urebye uburyo yaje urebye iki biragaragara ko bimutunze ufite perimi y'amakodesha ushatse kutubwira ko akodesheje wabishoboye nabwo ntabwo ari ibya buri wese twamurikaga rero indirimbo nshyashya ya Intore Odia yitwa Umutoni tuyituye ba Mutoni mwese tuyituye ba Muhoza mwese n'abatoni